umuntu witwa Dilani uyu muzungu n'umuntu witwa Haringingo Francis Christian bicaranye na Perezida Murenzi Abdallah arababwira ngo njyewe ntabwo muzigera mumbona ku meza yicayeho abantu bari kuganira kuri transfer. Mwebwe babiri ni mwebwe mugomba gutanga report mukambwira ngo dukeneye uyu ntidukeneye uyu, dukeneye uko yongera ntidukeneye uyu. Abizeza ko icyitwa furusi, icyitwa agafaranga ndabara, kitari ikintu cyo kwibazaho ngo Rayon Sport iraza gukuraho amafaranga, ngo baramanura miliyoni magana arindwi ku isoko. Ndetse bya bintu byo kuvuga ngo umukinnyi ngo araza ngo abanze gukora teste ngo tumurebe tumusuzume, oya, gahunda ya PFT nayo niyo uzuburyo yababwiye uzuburyo nuzababwiye ko kuri ngo abakinnyi ngo buzura mu uzuburyo Diane yababwiye ngo abakinnyi bakora teste n'abana bagiye kwinjira mu irerero mu kademi aje gusa, cyangwa se ukaba uvuye hanga ku mugabane Afurika ariko nabwo ukiri umwana hagutya basinde bagiye kujya muri football ukajya kugira ute ukajya gukora test i Burayi ko ntibakuzi ntibazi uburyo wakuze. Ubu ni nta mukinnyi uri hejuru y'imyaka 23 ukora test ibyo ngibyo ngo Dilani ntabyumva mu myaka yashize. Niyo mpamvu ngira inama n'abandi bandi makipe kuri directeur technique bakagira directeur technique babyiza para abandi babaza kubahatisha. So kuri iki ngiki rero gahunda ukuntu zimeze, reka duhere kuri gahunda ya Dilani. Dilani mbere na mbere kimwe mu bintu ngo yanze anahurizo na Haringingo ngo urabona ngo umukinnyi ngo tugiye kumusinyisha ngo yakina ngo kuri 7 ngo ariko ngo yakina ngo na 11 ngo ariko ngo yakina ni 10. Oya, ngo babonye urugero rworoshye ku muntu bita Likao Faustin. Likao Faustin yaje akina kuri 6, babuze ikimubakurira hari baravuga ati uyu mukinnyi ko mwaje muvuga muti muzeye 6 hataye, ubu niri gukina 6. Bati oya, none se uri gukina 6 ninde? Ni Richard se umwanya Donatille n'uwe ni 8. None se murabona mwaraguze neza, mwe muzanye umukinnyi kuri 6 ariko nta kinnye 6 murabona ngo rega ngo nyina neza ngo ndi ku 8 cyangwa 10 kuko iyo myanya 3 yose Likao yarayikina. Yakinnye 6 biranga bamwigiza imbere, biranga bamushyira ku 10 kuri match ya APR, ndetse na match bamushyize muri axe murabyibuka